mu byukuri nsanga Nabi Muhammad arabuze. Ndebye muri Qur'an nsanga Muhammad ni umunyabyaha kuva avutse. Arimo kuvuga ngo Muhammad ni umunyabyaha. Ntabwo twakwita ku n'ubundi kuba ntabwo twakwita wenda ku muco mwiza dafite akabatukana, ariko kubera ko ari uburenganzira bwe. Mbere na mbere nagiye mbibutsa yuko isura ya 67 umurongo w'101 ibyo avuze nta biriho, iyo sura ntibaho. Yaravuze ati birancanga, nibyo biragucanga muvandimwe. Mbere na mbere nena nemereye wenda kamanze musobanurire Qur'ani yuko gendazana ayimwe yonyine nubwo zirimo nyinshi igaragaza Muhammad muri Qur'ani, kubera ko yari yavuze ngo nta murongo numwe uvuga ubuhanuzi bwa Muhammad. Inshuti yanjye rwose ibyo ngibyo uvuga ngira ngo n'utari umwisilamu ntabwo yabyumva, ariko wenda kugira ngo n'abantu batagira ibyo bavuze ni ukuri kawe nafate ayimwe muri Qur'ani ni sura ya 47 ku murongo waho wa 2 havuga hati naho babandi bemeye Allah bakanakora ibikorwa byiza ndetse bakanemera ibyahishuriwe intumwa Muhammad kuko ari ukuri guturutse kwa Nyagasani wabo, Allah azabahanaguraho ibyaha anabatunganyirize imibereho. Inshuti yanjye icyo nagira ngo mwerekeye yuko Muhammad muri Qur'ani rwose arimo, ndetse nanakwereka n'inyungu zo kumwemera, yuko umuntu uzayemera ibyo byamuriwe Muhammad, yuko Imana izamutunganyiriza ibikorwa bye, Imana ikazamuha ijuru ndetse ikazamutunganyiriza n'imibereho ye. Hanyuma tugaruke kunuza ku nyandiko utanze. Uti nasomye mu gutekwa kwa 2 ibice 18 umurongo wa 18 utigiye byarancanze bambeshye ngo barambwira ngo ni Muhammad. Wakubwiye ko ari Yesu wavuzwe hariya niwe wakubeshye. Niba nawe ariko wabibonye ukabona yuko ari Yesu, aho nawe waribeshye, uranibeshyera. Tusome inyandiko gutekwa kwa 2 igice cya 18 ku murongo waho wa 18. Namavu navuze ni umuvandimwe yaba Qur'ani ntabwo ayizi, yaba na Bibiliya ntabwo ayizi. Haragira hati Imana yabwiraga Mose iramubwira iti nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mutegetse byose, kandi utazumvira amagambo yanjye wazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Ntabwo yari Yesu uvugwa hano. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe. Uwo muhanuzi mbere na mbere agomba kuba ameze nka Mose. Yesu nta hantu ahuriye na Mose. Yesu nta kimenyetso haba mu guhabwa ubutumwa, haba no ingorane mu butumwa, nta wahuriye na Mose. Nta hantu rero asa na Mose. N'ikimenyimenyi ntatinze urugero. Mose mu mivukire yabo, Mose avuka ku mugore n'umugabo. Muhammad nawe avuka ku mugore n'umugabo. Uwakubwiye ko ari Muhammad ibyo ni ukuri. Yewe ni ibintu byinshi bahuriyeho no mu guhabwa ubutumwa. Bombi bararwanijwe, bahungishwa no kwigisha ijambo ry'Imana. Mose yahungiye i Midiyani, Muhammad ahungira i Madina kubera kwigisha ubutumwa bashaka kubica. Hanyuma mu kurengera ubutumwa bwabo no kugira ngo Imana irengere ijambo ryayo, kubera abantu bashaka kubica batari bari basoza ubutumwa, Imana yabahaye uburenganzira bwo kurwana n'ababarwanya. Mose yarwanye n'abamurwanyaga na Muhammad nawe yarwanye n'abamurwanyaga. Ibintu bahuriyeho. Icyo kikava kandi ibyo byose Yesu nta na kimwe yakoze.
icyo kikavaho. Muhammad yarashatse arabyara, na Mose nawe yarashatse arubaka arabyara. Urambwira gute ukuntu Yesu asana iriya nyandiko kwivuga Yesu? Hanyuma icyo kikavaho. Turabizi neza yuko Mose ari Umwisirayeli, turanabizi neza yuko Yesu nawe ari Umwisirayeli. Ese niba koko Yesu ari we wavugwaga hariya kandi akaba akomoka muri Isirayeli, Bibiliya ibivugaho iki? Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 33 ku murongo waho, igice cyaho cya 34, igice cya 34 ku murongo waho wa mbere wa kangahe? Ku murongo waho wa 10. Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 34 ku murongo waho wa 10. Inshuti yanjye n'undi wese urimo gukurikira abisobanukirwe yuko iriya nyandiko yo mu Gutegeka kwa kabiri 18 yuko itavugaga Yesu. Mva inyandiko ukuntu ivuga. Mu Bisirayeli twabonye ko Yesu yari Umwisirayeli na Mose yari Umwisirayeli. Mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose ntawigeze abaho. Mu Bisirayeli ntabwo higeze haboneka ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose. Niba atarabonetsemo rero Yesu akaba ari Umwisirayeli, nta Mwisirayeli wigeze uboneka ukundi muri Bisirayeli uhwanye na Mose. Ntabwo iriya nyandiko ivuga Mose. N'ikindi twaya ngo dufashe umuvandimwe Muhammad, ubutumwa bwe nibwo butumwa bwavugwaga habanje izina ry'Imana. Niyo mpamvu nujya gusoma muri Qur'an nta aya uzasanga Qur'an iyo umuntu agiye kuyisoma atangira Bismillahirrahmanirrahim, ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyiribambe. Rambura Qur'an urabibona, ni ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyiribambe. Nugongo ni niyo mpamvu uwazavuga mu izina ryanjye. Mpamvu Qur'an hari Bibiliya yarabihanuye. Akoro niko nagira umusobanuro umuvandimwe. Hanyuma inyandiko avuze yo mu byakozwe n'intumwa 15 ku murongo wa 3, ubundi buriya ibyavuze buriya nibyora, ubundi wahareba tukareba icyo havuga ko atabeshye. Ko nabonye umuvandimwe hari ibintu avuga bitari byo. 15 ku murongo wa 3 aravuga ngo iki? Abo bamaze guherekezwa n'itorero bavuye i Foyinike n'i Samariya basobanurira bene data uburyo abanyamahanga bahindukiriye Imana. Ibyo bituma bose banezerwa umunezero mwinshi. Gusa kandi bya Mose na Musa na Yesu byo ko basabiha birihe ko nta birimo hano. Muvandimwe ntabwo ari byo inyandiko yanatanze nabwo urabona, kandi nabo yari imbere yabo bari bafite Bibiliya ariko ntibigeze bamusobanurira cyangwa banamubwira batahuvuze. Ntabwo ari niyo mpamvu abantu bose dushakisha ukuri. Umuntu yituragira nawe ukubujije kuba mu idini ryawe, ariko umuntu yiza ngo akubeshye agukanze hirya kubeshye nakubwira ibyo akubwira, ariko yo kukubeshya kubwiza ukuri. Yigishijwe nzi Nabii Muhammad, ariko nkomeje gusoma Bibiliya ngeze mu gitabo bita igitabo kibirato byanditswe na Paulo, byakozwe n'intumwa, umurongo wa 3 ku gice cyaho cya 15 ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Mose yaravuze ngo Imana izabahagurukiza umuhanuzi mu bwoko bwanyu umeze nkanjye muzamwumvireho ni Kristo. Mu by'ukuri nsanga Nabii Muhammad arabuze. Ndebye muri Qur'an nsanga Muhammad ni umunyabyaha kubavutse. Abazasoma guhera ku isura ya 67 umurongo w'101 ngo kugira ngo Imana iguhanagure mu byaha wakoze, ibyaha wakoze nibizakurikiraho ngo inakuyobora inzira igororotse. Noneho hari agatabo kavuga ibyaha noneho neza
ya Muhamadi yuko umuntu Imana yatoranyije atakora ibyo byaha. Iki gitabo paji yaho ya 30 ni cya kindi gicamake mu gitabo cya Korowani ndetse na Suna, nicyo cyavuze ku byaha bya Nabi Muhamadi. Kiravuga ngo abapfuye se, ngo abapfuye Imana iragira iti ibwira intumwa ikiriho, ibwira Muhamadi akiriho, kandi ujye usaba imbabazi kubera ibyaha byawe, kandi unazisabire abayisilamu n'abasilamukazi. Muhamadi ni umunyabyaha. Mu by'ukuri nubwo wenda uyu muvandimwe nubwo wenda arimo kuvuga ngo Muhamadi ni umunyabyaha, ntabwo twe twakwita ku n'ubundi kuba, ntabwo twakwita wenda ku muco mwiza adafite akabatukana, ariko kubera ko ari uburenganzira bwe. Mbere na mbere najya mbibutsa yuko isura ya 67 umurongo w'101 ibyo avuze ntabiriho, iyo sura ntibaho. Isura ya 67 ni suratul Mulk, ni isura ifite imirongo 30, nta mirongo 101 ifite. Numva ko nese niba yagiye imbere y'abantu akababeshya ati akababeshya ibyo bintu bitari muri Qur'ani, yabuzwe n'iki gutuka Muhamadi. Ariko nanone ntabwo twebwe ibyo twabitindaho, kubera yuko muraza gukurikirana iyi video. Ibyo rero byose nta n'umuntu, niwe wenyine baramuteguye nka kwa kundi bateguye abana bafite uburere bukiya bakajya gukubita intumwa y'Imana aho biti Taifa bakayitera amabuye. N'uyu nguyu nawe bamwohereje reka tuke Muhamadi, ariko natwe twizeye neza yuko uyu muvandimwe wenda iyi video nayibona azisubiraho, cyangwa se no mu mugongo yakazavamo abemeramana, kuko intumwa y'Imana nibwo yavuga ati, marayika yamubazaga ati aba bana b'imico mibi baguteye amabuye bakaba bakuvisha amaraso, tubakorera iki, dukorera iki bari abantu babohereje? Intumwa y'Imana ibwira marayika iti aba bantu bagirira impuhwe bihorere, kubera ko mu migongo yabo harimo abemeramana. Umuvandimwe rero yaba bamutumye gutuka Muhamadi ngo ni umunyabyaha, ariko nategereje mu gitabo cyasoma ngo ambwire ngo Muhamadi yakoze ibyaha ibi n'ibi, nabibuze. N'abimana iborohereze kubera ko nabo mu migongo yabo hazavamo abemeramana. Ategetswe gusaba imbabazi ngo azisabire abasilamu ndetse n'abasilamukazi. Ariko mu by'ukuri bavandimwe, ikintu kibabaje nuko Muhamadi yategetswe bazamusabira ngo inshuro imwe nawe akabasabira inshuro 10. Kandi mu by'ukuri aha mfite igitabo cyitwa ngo amateka ya Nabi Muhamadi, paje ya 35 yaragize ati, ngo no mu mvugo yaturutse kwa Abi Burayda ati, yaravuze iti intumwa y'Imana yarahagazaho Imana iyimanuriye iri jambo igira iti unaburira umuryango wawe wa bugufi, iravuga iti yemwe bakurahishi, yemwe bakurahishi, ijambo nk'iri munakore imitima yanyu, nje ku Mana ntacyo nzabamarira, yemwe bene Abudurumanafi, ntacyo nzabamarira ku Mana, yewe Abbas mwene Abudurumutwalibi, ntacyo nzakumarira ku Mana, yewe Sofiya ni nyirasenge wa Muhamadi, ntacyo nzakumara ku Mana, yewe mwana wanjye Fatuma umukobwa wa Muhamadi, nsaba icyo ushaka nyiriho. Ariko umuyisilamu akavuga ngo Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Omane nyagasani hundagaza umugisha kuri Muhamadi nkuko uhaye Aburahamu n'umuryango we. Mu by'ukuri cyo ndi ikinyoma cyamba ubusa, nta muntu wasabira wapfuye. Iki gitabo cyaratinze kiranabivuga cyane ngo ese wapfuye hari ikintu twamusabira. Haje yaho ya 30 iki cyitwa inshamake y'imyizerere ya Islam ituruka ku gitabo no muri Suna. Haje yaho ya 30
yaravuze ngo ikibazo ngese emewe gusabira usabira abazima. Ibisubizo yego, gusabira usabira abazima biremewe. Abapfuye Imana iragira iti ibwira intumwa ikiriho ati ujye usaba imbabazi. Gusabira abapfuye ntabwo byemewe, ugomba gusaba imbabazi ugize gute ukiriho. Ariko abashyizeho umugogoro ngo muzansabire inshuro imwe nanjye nzabasabira inshuro 10, kandi yarapfuye. Kandi Muhammad nyandika itubwiye ko apfa yari umunyabyaha. Ariko umuyisilamu nubu aracyafite inshingano yo gusoma tasbihi, ngo kugira ngo asabire intumwa Muhammad asome tasbihi. Iki gitabo Ingabo y'Ubusilamu page 80 nicyo cyavuze ngo page 80 igitabo bita Ingabo z'Ubusilamu nicyo cyavuze page 80 biturutse kwa Abibulay Ratimani mwishimire. Yaravuze iti intumwa y'Imana amaro n'imigisha bibe kuri yo uzavuga nyuma ya surati subhanallahi inshuro 33, alhamdulillah inshuro 33, Allahu akbar inshuro 33. Izo nshuro zose 99 azabarirwa ibyaha bye. Wakica, wasambana, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ibyaha byawe byose birahanagurwa. Mu byukuri bariya bene data ni hari abibereye kumva ngo yakica, yasambana, yaza imitwe y'abantu bose iraha akabikata avuga ngo subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ubwo agenda babariwe. Noneho hari ikindi noneho bo basimbuje penitensiya, abandi bo bavuga gupfukama. Ako bageze ahangaha kuri iyi nyandiko page, iki gitabo cyitwa Inkingi z'Ubusilamu wari kanori Islamu mu cyaraho. Baravuga ngo amazi ngo burya nayo ngafite inshingano yo gukuraho iki ibyaha. Page 46 intumwa y'Imana yaravuze iti iyo umugaragu w'umuyisilamu cyangwa umwemera ukoze wudu ni isuku no gutawaza kuri abakaraba ku maguru 3 no mu kanwa, akoze wudu agakaraba uburanga bwe, amakosa yose yarebye asohokana n'igitonyanga cyanyuma cy'amazi. Yakaraba amaboko ye, amakosa yose yakoresheje amaboko ye agasohokana n'igitonyanga cyanyuma cy'amazi. Yakaraba amaguru ye, amakosa ye yose yakoze agasohokana n'igitonyanga cyanyuma cy'amazi cyanyuma, kugeza ubwo asohoka yeze nta cyaha. Bura nukuvuga we byakora byose bene data nugukaraba yarangiza ibyaha birangiye, bura kujya ku musarara gusara byose n'ubundi agenda ameze nk'umwere, kuko igihe cyose yumva ko nta cyaha. Gukaraba icyaha cyashize. Ese yasabye imbabazi yakoreye icyaha? Rero imyizerere nge niyo nabayemo, niyo nakuriyemo, niyo navukiyemo. Hanyuma nza guhura n'umucyo utuma njya mu gushakisha cyane mu ijambo ry'Imana. Navuga ese ibi bintu biremewe ni ukuri cyangwa ntago ari ukuri mbisohokemo. Noneho nza gutinda cyane ku mugabo bita Yesu, ndebye aha muri Korani, ariko nza gusimbuka gatombaza shehe, atariko shehe kuki mbona mu nyandiko zose bavugamo Yesu. Ese Yesu ne tugomba gukurikiza cyangwa ko dukurikire Muhammad? Yarakoze cyane.